nizere ko mumeze neza. Noneho nabazaniye uburyo bwizewe ijana bwo gukoreramo amafaranga muri 2025. Ubu buryo burizewe, ni uburyo buri kuduhamo amafaranga kandi y'ubuntu, nta gishoro bisaba. Amafaranga y'ubuntu, uri kwiyandikisha bagahita baguha welcome bonus y'amadolari 6. Noneho buri everyday, buri munsi uko ugenda winjira niko bagenda baguha andi mabonasi. Noneho reka dutangire. Turaza muri Chrome. Guys, ubu buryo ni uburyo bwizewe kandi abantu mutari mwakora subscribe, like na share ndabasaba kuzikora. Turaza hano noneho reka dutangire. Urabona uru rubuga twarugezeho. Noneho ahangaha tugiye kwiyandikisha. Uraza ahangaha kuri nimero, ukandemo urebe Rwanda. Ugiye kureba Rwanda kubera ko ari cyo gihugu cyacu, n'abantu bari i Burundi, ibihugu birimo byabo, abari muri Kenya, abari Nigeria, byose birimo. Kanze turebe Rwanda. Guys, mwabonye ko Rwanda ari ngiyi. Urahita ukanda kuri Rwanda. Noneho ahangaha urashyiramo nimero uzaza ukoresha nyine mu kwinjira. Urakoresha nimero ufite nyine ku buryo bahita bakoherezaho kode nyine kugira ngo wemezwe mu kwiyandikisha. Noneho urahita uza ushyiremo namba, ariko ngiye gukoresha Airtel, ngiye gushyiramo Airtel 335. Noneho uze hano murabona izi kode izi ngizi nyine zo gutumira. Izi ngizi muze kuzihorera, ntimuzikuremo kuko ushobora kuzikuramo akawunti yawe ugasanga ntabwo bigenze neza bayikuyeho. Izi kode mujye muzihorera, ntimukajye muzikuraho. Izi ngizi nyine ziba ari iz'umuntu wagutumiye, ntabwo ujya uzikuraho. Iyo uzikuyeho yagiye akawunti yawe ipfa ubusa nyine ntikoreshwe. Noneho ahangaha urashyiramo password. Ushyiramo password uzaza ukoresha. Kaze nandikemo password. Ahangaha urashyiramo password uzaza ukoresha. Noneho uze hano wongere uyishyiremo. Guys, noneho numara kubishyiramo uzamuka hano hejuru hari nyine ahangaha code. Ihita ukanda send verification code. Ihita ukanda nyine kugira ngo bakohereze code. Urahita wakanda. None numara kuhakanda utegereze ubanze wemezwe ko utari robot. Utari robo nyine ubanze wemezwe. Turategereza tubanze twemezwe. Noneho dukomeze. Betse urabona ko kode batubwiye ngo barayitwoherereza mu masegonda 50 nangahe ari kugenda. Guys, mwabonye ko kode bahise bayiduha. Tujye tuzana tuyandikemo. Kanze mbanze nyikopiye. Leta nza muri message. Noneho bita nyikopiye. Reka kuyikopera ntabwo byo gukunda, reka tuyirebe. 985 985 206. Guys, ndagira ngo uri kubibona neza. Kode tuyishizemo. Noneho tuza dukanda ahangaha register. Ahangaha hari umutuku.
tujya tuhakanda bibanze byirodinga. Aha wabonye ko batubwiye ngo registration successful. Aha guys, noneho reba iyo ugeze hano, iyo muri kwiyandikisha bahita bakujyana ahangaha. Noneho ahangaha uraza ahangaha hambere kuri namba ushakishemo Rwanda. Reka dushakemo Rwanda. Rwanda dore ngiyi twayibonye. Ahangaha dushyiremo namba twiyandikishijeho. Noneho dukande sign. None urabona ko twinjiye. Ukinjira ikintu cya mbere ubanza gukora, uhita uza ahangaha kuri personal center. Ahangaha kuri personal center. Kuri personal center uhita uhakanda. Noneho ukimara kuhakanda bahita bakugeza ahangaha. Ahangaha numara kuhagera ahangaha urahita umanuka hano hepfo uze ahangaha handitse my gyms. Urabona handitse sign. Ahangaha hari sign urahita uhakanda, kuko umuntu wese mushya iyo amaze kwiyandikisha muri platform ahita ahabwa nyine $6. Niko nababwiye, $6 n'ibindi bice. Noneho urahita ukanda sig. Ukimara gukanda sig niba ko basambwa ngo successful, bahita bakugeza kuri iyi tab imeze gutyo. Ukimara kujya kuri iyi tab urahita ukanda hano handitse maximum. Ahangaha hari umutuku, kanze mabereke. Ahangaha handitse maximum urahita uhakanda. Ukimara kuhakanda bahita guha amagyms 400. Aya magyms 400 niyo aba ahwanye $6 n'ibindi bice. Urahita ukanda hano handitse confirm. Ukimara gukanda confirm uze hano nanone wandike ukande confirm. Yes, urabona uko batubwiye ati swap successful. None urahita uza hano ukande kuri aka kantu kameze nk'agatwe. Aka kari hano hejuru ugakandeho. Ukanda hano hasi handitse personal center uhakande. Guys, noneho murabona ko batugejeje kuri dashboard yacu. Murabona ko dore baduhaye $6 n'ibice 6. Murabibona neza. Noneho uko ugenda winjira kenshi ujye ukanda hariya handitse, uko ugenda winjira ujye ugenda ukanda ahangaha handitse personal center. Bazaza bahita baguha amagyms 400. Murabona ko ngiye bayamaye. Kandi ahangaha ndakwibutsa ko ukuntu bakuramo amafaranga, uko ugenda utumira abantu bagenda bakongera amagyms, baguha ama sign up menshi. Guys, noneho video y'ubutaha nzabakorera ukuntu wabikuza amafaranga. No kubikuza birakunda, ariko mubanze mufate kuri aya mafaranga ataza kubacika. Nzabakorera indi video ukuntu wabikuza aya $6 ajya kuri mobile money. Kandi video ntago izatinda, nzayikora vuba ahangaha. Dore aya mafaranga bishatse ngo nayabikuza, ariko reka mubanze mufate ayangaya tubanze tugire menshi tuzayabikurize rimwe. Abantu mutemwe akanda subscribe, like hamwe na share mu bikore vuba kugira ngo video tuzaza dukora zijye zibageraho vuba. Abantu mufite ikibazo muza inbox nkabasubiza. Abantu mufite ikibazo kandi link yo kwiyandikisha murayisanga aho ngaho mu busobanuro, na namba za WhatsApp. Mu bantu mufite ibibazo mushaka kumbaza n'uburyo ki wenda yabikuza, ariko mubanze muyakorere. Mubanze mubone aya mafaranga, nibwo nzakora indi video yo kubikuza. Abantu mutemwe akanda subscribe, nukuri ndabasabye
mukande kuri like na share nimba bikunda, noneho ubundi ubutaha nzakora indi video y'ukuntu umuntu yabikuza amafaranga muri platform. Kandi nuko ndabashimiye abantu mwarebye iyi video paka itangiye, n'ubu ikaba irangiye. Ndabashimiye kandi tujye dukomeza dufatikanye tuzamurane. Ubutaha rero nzabakorera video y'ukuntu umuntu yabikuza muri platform amafaranga akakugeraho kuri mobile money. Murakoze cyane.